witugwa ineza uwo yayigiriye abagira Imana, abo yangaburiye bakarya bagahaga, abo yakijije uwo mwanya bakagenda, abo yahumuye ngo uwo mwanya bakareba, nibo babaye abambere bati nabambwe nabambwe. Baja kwa Pilato bati tubamburire Baraba kiriya gisambo, utubambire uriya wita umwami we. Baja kwa Pilato ati tubamburire Baraba kiriya gisambo, utubambire uriya wita umwami we. Yesu reba hagati y'ibisambo, Yesu reba wateshejwe agaciro, Yesu reba wambitswe urubindo, ntacyaha afite na kimwe kimuhama, nuko yiyemeje kuza gucungura umuntu. Ntacyaha afite na kimwe kimuhama, nuko yiyemeje kuza gucungura umuntu. Yohana ari mwiyerekwa we, yabonye igitabo kinini cyane, ararira 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 Yohana, kuko habuze uwo gucungura umuntu. Ararira 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 Yohana, kuko habuze uwo gucungura umuntu. Maze Yesu intare umuryango wa Yuda abarahagurutse, aragisingira arakibumbura, amenya ibimenyetso bivuze ngo ariyemeje kuza gucungura umuntu. Yesu reba hagati y'ibisambo, Yesu reba wateshejwe agaciro, ntacyaha afite na kimwe kimuhama, nuko yiyemeje kuza gucungura umuntu. Ntacyaha afite na kimwe kimuhama, nuko yiyemeje kuza gucungura umuntu. Uyu witugwa ineza uwo yayigiriye abagira Imana, abo yagaburiye bakarya bagahaga, abo yakijije uwo mwanya bakagenda, abo yahumuye uwo mwanya bakareba, nibo babaye abambere bati nabambwe nabambwe. Baja kwa Pilato bati tubamburire Baraba kiriya gisambo, utubambire uriya wita umwami we. Baja kwa Pilato bati tubamburire Baraba kiriya gisambo yo, utubambire uriya wita umwami we.